hagati aho ndasuhuza aba divorce bose ndasuhuza aba divorce bose ariko babadamu apana abagabo aba divorce bose babadamu bose ndabasuhuza ariko nanjye kuvuga ngo ubwo nanjye ndima ko nje ntago ndimo wowe ntabwo uri umudivorce wowe nagize iki naratorotse wowe uri mu retired twongeye kubasuhuza abakunzi ba Nandi Media. Aya ni amakuru yandikirwa hano mu Rwanda uyu munsi ku binyamakuru bitandukanye ku masocial media yawo atandukanye nka Inyarwanda ndetse na The Choice. Habyutse havugwa amakuru avuga yuko uwo twamenye mu mwaka wa 2020 nka Miss Rwanda, tubivuze gutyo itumenye ware uwo ni Icyo NAOMI, babyutse bandika bavuga yuko uyu yatandukanye n'umukunzi we babyutse bavuga yuko yatandukanye n'umukunzi we bita Rwagasana. Mu minsi yatamutse hagiye havugwa amakuru atandukanye yuko uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda yakundanaga n'uno musore. Ese uyu Icyo NAOMI we abivugaho iki? Reka dutegereze. Reka tunyarukire kuri social media ya Anita Pendo. Aha ni mu kiganiro Anita Pendo akorera kuri RBA bita The Jam kuva ku wa mbere kugera ku wa 4. Icyo ni ikiganiro kiba mu masaha yo hagati ya saa 8 kugera saa 11 nkuko abakireba bakunze kwibona. Ahangaha Bisoso yagize ati ndasuhuza abadivorce bose ariko b'abagore, agenda abavuga. Anita Pendo nawe harangije ati ngewe burya ntago ndi umudivorce. Bisoso yongeye ko wowe ngurite amenti. Undi twavugaho n'uwo bita DJ Precis 4. Mu minsi itamutse niho hakunze gutambuka amafoto atandukanye agaragaza uno mukobwa atwite wamenyekanye nk'umu DJ ukomeye. Bamwe bati ese yaba yaratewe inda nande? Ese kuterwa inda ni ikibazo cyangwa biba ari ibyishimo mu muryango ko tugiye kubona undi muntu uza gutera itafari mwiyubakwa ry'isi? Ariko urubyiruko mwitonde. Muri ino minsi hari amakuru agenda avuga yuko urubyiruko mufite icyo nakwita stress cyangwa se mufite ihungabana ridasanzwe. Urubyiruko mwitonde, ibi bintu twifuza tuzabigeraho igihe runaka mwisiganwa n'iminsi. Iyi ni Nandi Media, nimba bakunze ibyo dukora ntibagirwe gukora subscribe. Bye bye.